ko bitegenda cyaguseka cyane nukuri ko Imana hanicaye imbere y'abantu 200 ndacyaguseka wowe wariterujya kurega Gasuku ko wagira ngo yiteye antirib ndabigusubirira ntago Gasuku rib yamuhamaga gahostungu ariko nanjye konzi gutukanara ko mbizi buriya mutamva ndi kuvuga gutya ngo yaranutse ngo umuntu ngo yahostinze umuntu ngo aravuga ngo ibiki n'ibiki nanjye konzi guto ariko ye ntabwo ndazano ngo mvuga uko nkora imibonano mpuzabitsina ko abantu kujya umva hari ikintu babatwara ekada ntabwo nta muntu usabye imbabazi nibantuke ariko mbabaze sex orientation yanjye muyijyamo nkande ko nta muntu ndaza gukubwira uko nkora imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri ko aho ushakiye watanze ikirego njyewe jihad kubijyanye n'icyo ndahamagara ngo aze amfatira ukuguru nta muntu ndatira igitsina kiwe nta muntu umva umubiri we nta muntu ndawukora nk'ubwo mu by'ukuri baba bonyine bahari nitwe twenyine dukora ibiganiro bigize amakosa cyangwa ibyaha ikindi nta muntu udakosa ni gute umuntu mwumva ngo bamufunze mukumva yuko mugomba kumukura muri sosiyete njyewe narakomeye naza gusubizanya n'umuntu hano ariko ubu naguze udushanga mu biryogo we atasiyo udushanga ngiye kujya ntukubitamo nkubitemo sinayikaza ubundi nze mpangane namwe jewe Gasuku yaricaye aravuga ngo jihad ngo ameze nka cyuma Hasani hashize umwanya ngo jihad ngo ni ikinyogote nakwibuka yuko gutyo mbabwiza ukuri nuko nguko yandutse nakwireba nkasanga sindi ikinyogote noneho nakwibuka yuko hari umuntu witwa Jean Paul wahaniwe yuko yatutse umuntu ngo nagakoko akongera akamugereranya mitanekereza uburyo ibintu byose byaza hano social media na ruhare abifitemo kandi ari we birimo biraganishamo mani rimwe na rimwe yego koma rimwe na rimwe wenda rimwe na rimwe nitutiyubaha tujye tunubaha n'ababyeyi bacu sibyo noneho maze guta nyine icyo gihe bikimara kuba abantu bose ba hano kuri Twitter n'indyarya nyina abantu abenshi nabitase nk'iki niba nabita ni bo simbizi abenshi bose bahise baza amakomenti bavuga ngo yigo ngo Gasuku ari mukuri ngo arwanya ibigarashanga ibiki ibyo by'ibigarasha umuntu urwanya ibigarasha n'utabirwanya babireba gute babireba gute man twebwe se turi byo ku buryo yirwa adutuka gutyo gusa ibyo ngibyo reka tubiveho ubutabera burimo burakora akazi kabwo igihe nikigera bazabamagara hari ibindi nzajya gutanga ariko ibi ngibi ndabikoze kugira ngo ibintu bihagarare kugira ngo n'undi munsi agakanya bishobora gukorerwa undi muntu ufite umutima woroshye bikaba ngombwa yuko yava kuri iyi mihanda kandi bitari ngombwa hari umusanzu yarakuriye gutanga kuri iyi mihanda inama cyangwa iki kubera kumekejwe n'umuntu runaka ibyo ngibyo reka tubiveho ariko ikintu cya mbere ubundi ikintu cya mbere ntabwo ni ngombwa yuko umuntu nta muntu wakamara muri sosiyete kandi hano mu Rwanda dufite amategeko aturengera dufite amategeko buri ngingo yose buri kintu cyose gifite amategeko yacyo Yesu bijadi ibintu wayibona ndikubiye ko numiwe iyi situation wowe iramutse kubayeho wabifatamo ari ngiye mubwira ukuntu musubiza se namubaza nimba kanyina nanjye namubaza nimba kanyina gakote reka jewe ndi kinyendara muri iyi mihanda umuntu uzaza kunuka ntago nzigira mubyinirira ngewe jihad reka no kubabara jihad turaziranye uranza ari nanjye ntago nari kubura ibintu namusubiza cyane rwose ariko nahisemo guceceka nahisemo kutamusubiza nahisemo kutamutuka aha ngaha hondi nimba none se ngo watanze ikirego ejo natanze ikirego hano muri uru Rwanda wagira ngo hari abantu biteye za shinge wagira ngo biteye biteye antiribu
ku buryo ego aha muri uru ego Gasuku seribu yamuhamagara ntabwo bishoboka shushu ntabwo ego yiteye antiribu da nta ego ko nta ego mana ngo gwiki ahubwo wateye ibuye ku karere ugataha watinze noneho wayifata mu ntoki none wamushize mu icupa wafunze none se bite ubwo witeruye ujya kurega Gasuku niteruye ntabwo uri kwiterura amategeko andengera ego ikintu kirahagaze uriya ntabwo ko ntibibaho Yesu Kristo we yego mana ribu ihamagara Gasuku wagira ngo yiteye antiribu na rwose nimba wamureze munababarirane ariko ikibazo cyo ntabwo bazamuhamagara ne ego ko dore nguya naje hano ariko ntabwo Gasuku yamuhamagara ntibibaho none se yaranagututse rero ngo reba hano hasi mu jampa ego Gasuku seribu yamuhamagara ntabwo bibaho yebaba we wateye ibuye ku karere umva jihamba mubwiki uko byagenda kose hano mu gihugu cy'u Rwanda dufite amategeko yewe buretse gato kuri buri ngingo reka mbikubwira utarajya kure Gasuku bwe nguyu nawe ari hano n'Imana ibyumva yaricaye hostinga umuntu aravuga ngo mama umbyara bro ngo acuruza agataro turumvikana imagine izina ry'Imana ngo nyine wa djihad ngo acuruza agataro alors you guys imagine kabone niyo mama yaba gacuruza ni mu rwego rwo kugira ngo atunge abo yabyaye nanjye ntunge urumva yaricaye hostinga umuntu aravuga ngo nyine wa djihad acuruza agataro you guys nahise numirwa ndavuga ni mwigeze mwumva mvuga naracecetse ariko Imana irahora abatindi bakarambirwa ese uyu muntu abikorera iki koko uyu muntu abikorera iki guhora yanduranye n'abantu buri munsi jewe ubwanjye yaricaye angereranya na Cyuma Hasani ukagira ngo jye mvukana nawe Nose uribuka ibintu yavuze bino play yaricaye anyita nimba ngo yaranyise ikinyogoti ibyo byose sinacecetse Imana yisi none wowe uri kurwana ego Yesu ego ariko ndashaka kubamara impungenge njyewe umuntu uzanuka muri iyi mihanda nanjye nzamusubiza nuko hari nk'abantu mbona ntahereza attention rwose rimwe na rimwe nkanicecekera nk'abihorera ego umva jihad ikintu kimwe jihad niwe uzumva ibiganiro bye byose hari n'uwo bakorana ngo nimba yitwa ngo iki ngo ni Patrick nimba ari sinzi n'amazina yabo ngo jihad ngo w'umutinganye nimba naratinganye na Gasuku man nimba narigeze nzano nkavuga sex orientation yanjye narabishatse ndabibura nabuze niyo audio byibura ndi kuvuga uko nkora imibonano mpuzabitsina ngiye nkorera online ariko biratangaje kumva ngo nkibaza uyu muntu mvandimwe yaribajije dufiki sinanamuzi rwose nta nubwo ari mu bantu turi inshuti za danje ni ukumubona gutyo amahoro buri muntu agakomeza ize buri muntu aba ari kurwana n'iyi mihanda mureke mbabwire mwa bantu buri muntu aba ari kurwana ubugenzagira kwishabikira muri iyi mihanda ngiye guhangana n'abantu Imana yaremye ariko sha mureke mbabwire na ubu ndaje mbambarira udushanga ndajya mbubakoza ko ndamara impungenge none wowe ngo yagututse yaranutse ngo uzabibaze aganyoko bro ikitutsi natinya kuvuga mu ntoki nuza mu kanwa kanjye sibyo erega ibyo umva nkubwire bite erega ibyo utakora nimba utabishyira mu kanwa undi yabishyiramo ariko ahubwo wakwibaza nk'uwo muntu abashingiye kuki anyway njyewe rwose simbabeshye njyewe umuntu uzanduka nanjye nzamutuka ibyo byo mbibabwiza ukuri ndabibabwiza umva ibintu bibabaje abantu bose baraza barambuye muri mu makomenti ujye mu makomenti urabibona
ahubwo se kure bagiye muri comment ndabizi umva baragenda baramburinga baravuga ngo Gasuku ngo niwe ngo munyakuri Gasuku ngo arwanya ibigarasha. none se nawe uri kigarasha niko cyaka Gasuku uraruta gasana hano mu Rwanda. Itegeko riragira itegeko iyo rihamye umuntu aho ahura n'ubutabera ntabwo ureba ngo wari iki nibyo muri space yabaye ejo bavugaga. Hano nta muntu wa Kampala uhari hano umuntu yagonzwe n'iruza agomba ariko bitegenda cyaguseka cyane ni ukuri ko Imana hanicaye imbere y'abantu 200 ndacyaguseka. wowe waritera ujya kurega Gasuku ko wagira ngo yiteye antiribe ndabigusubirira ntago Gasuku ribu yamuhamagara njye yaranyitukiye yigeze kuzana umwana aranduka ngo mama turuza agataro mwabantu sha ntari nzabasubizana hari igihe nzababyukiye ko hari igihe nzabyuka amagambo avuye kuri telefone ndahiro ide Gasuku uribuka amagambo yavuze mu minsi ishize kuri telefone ndahiro. Oya ntayo nabonye ariko Mana yise nijoro nge byaneye erega je ni comment yawe nyibonye nonaha sinkubeye erega je sinkunda ibintu bya Twitter bite abantu hano bakoresha Twitter barabizi nubu nibwo nkizaho gupostinga hari ntige niyizira mu space nkiyo. Oya uri kumva kuri imihanda bizagorana gutandukanya umukuru n'umuto, injiji n'umuntu utari injiji, mu gihe hari abantu bafite imyaka myinshi nk'iya Gasuku bakitwara nk'abantu baratekereza umuntu agatinyuka akazana kukarwa. Oya nanone uze kwirinda nawe uze kwirinda kumutuka nimba wamureze nta muntu utekereza watukana igitutsi ku karubanda akanakirata, sibyo? Nta muntu ufite ubwenge buzima kazana nyagasana ako bite ubukoko wakwandika iki gitutsi akumva yuko ari proud yacu. Nta muntu mukuru wiha indangagaciro z'umuco nyarwanda, nta muntu mukuru muri society abantu bakwigira utukana ibitutsi nyandagazi ku karubanda yibasira abandi. Mani ibi bintu bikwiye gucika, ubutabera bugomba gutanga umurongo wa nyawo kugira ngo ibintu bikemuke. Nuko abantu babiteza bose bagomba kujya ku karubanda kandi bagahanwa kugira ngo bibere urugero abandi bose. None se ubundi ndashaka kubaza, uretse gushyira imbere umuco wo guhana, nta nubwo abantu bashobora kwiyunga bakaganira ibintu bapfa amahoro agahinda? Erega bamwe na bamwe hano muri iyi mihanda ngiye Mana nyagasani ngiye simba mbyumva. Jewe umuntu uzabona ko yaruvuze gute jya wa wundi ngo ninde harya ngo ninde ngo yagiye, ariko Mana yanjye ngewe ubu ngumva numiwe ibintu bibera muri iyi mihanda. None se ubundi bite muba mupiki ngeweho ariko bana we Mana jihad narumiwe umva rukara Mana rukara wewe wenda wowe ushaka ko warahuyeho na Gasuku mu buzima busanzwe mushaka kuba munaziranye neza. Yewe ntabwo tuziranye, mureba kuriya ntabwo tuziranye, mureba kuriya no mu mateka yanjye namubonyeho kabiri. Ejo bundi mu mupira hari undi munsi namubonye rimwe kandi pe nta nubwo jyewe nshobora kuvugana n'umuntu amagambo rimwe abiri atatu kuko ntabwo tuba tuziranye. Niba byibuka ubwo duhura bwa mbere twarasuhuzanyije ati bite jihad sawa, ubwa kabiri ho rwose umuntu waje agahostinga umuntu ariko nanjye konzi gutukanara ko mbizi buriya mutamva ndi kuvuga gutya ngo yaranutse ngo umuntu ngo yahostinze umuntu ngo aravuga ngo ibiki n'ibiki, nanjye konzi guto ariko ye none jihad hari ikintu navumbuye. Aragenda agakorera umuntu bullying, urumva
yamara kubikora akaba ari bwo mwanya abonye wo gutangira gufunga bya bimwe ibyo byo kurwanya ibigarasha kugira ngo asasire ibintu. Muri iyi minsi ugende urebe kuri iyi nuza ye. Imitwe yawe yaravumbuwe, ntabwo uzaza kubangamira abantu hano mu gihe mwambabariye mukamba ijambo gatoya. Umva waretse Rukara akavuga bite mbabarira host we Rukaravuga. Murakoze kumpa ijambo ryadinda bitero. Njya kansa kuvuga gatoya kuri Gasuku. Kubijyanye na jihad, shaka so murarengera. Jihad muramwiha, ibintu byanjye mbikurikira we na Patrick. Jihad muramutatura. Baranuka. Nanjye bidabibaza. Kunuka si ikibazo. Nk'uburuka mu by'ukuri ntabwo ndaza hano ngo mvuge uko nkora imibonano mpuzabitsina. Ko abantu kujya wumva hari ikintu babatwara. Reka da. Sinabibabwiye se ko hari abantu baba bariteye antiribu. Ariko ntari. Reka mbivuge. Jewe Gasuku kabisa ndamufana ndamukunda kabisa ndamucyari byo akora. Ako shati namutatura Gasuku cyane namutatura. We na Patrick kuvukuhambira kugira ngo cyumire mu mwicayeho. Mujye mushyiramo imiyaga. Oya uretse no gushyiramo imiyaga jewe nta muntu usabye imbabazi. Nibantuke ariko mbabaze sex orientation yanjye muyijyamo nkande ko nta muntu ndaza gukubwira uko nkora imibonano mpuzabitsina. Mu by'ukuri ko aho ushagiye watanze ikirego. Jewe jihad kubijyanye n'icyo. Hari abantu biteye antiribu. Jewe ndwana n'iki? Umunyarwanda. Umva bwe jihad. Iyi mudakubitwa ya waretse Rukara akavuga koko. Waretse Rukara akavuga. Okay, ndiye ikintu navugaga umva nyine ntabwo biba bigaragara neza rwose guhera kwa jihad. Nawe mujye munyumvira. Ntabwo biba bisa neza Gasuku ariko nawe nakunda abantu bakuvugaho niyo murakuze uraze kumuhereza ubwo rero mujye mushyiramo imiyaga mubane neza mani. Oya umva nkubwire Rukara njyewe ntabwo ibintu by'imiyaga niba byihorere ariko nibavuga ibintu byumvikana. None se njyewe ntabwo ndaza hano ngo mvuge uko nkora imibonano mpuzabitsina. Nabo ubwabo sinzi yabo uko bayikora. Nk'ubwo umuntu abaza gushya yaruri. Ese bitera ibye bigenze gute? Ndewe ndakumva. Okay, numvaga bibuze. Uri kumva Ruka? Njyewe pe nta mpamvu erega muri iyi mihanda ugomba kuvuga nta ribi kuko nanjye utamvuze ndababara mbashaka mu mvuge ariko byibura nimuvuge ibintu bigaragara. Nta muntu ndahamagara ngo aze afatira ukuguru. Nta muntu ndatira igitsina kiwe. Nta muntu umva umubiri we nta muntu ndawukora. Ahubwo mu by'ukuri babaza mu by'ukuri koko tutanabeshyanye. Uretse icyo ntari bitu ariko tuzahahurira ko tuzahura. Hari ako twahuye bakorana ndavuga kaceceka ndicecekera. Mwigeze mwumva nsubiza? Naracecetse kubera yuko noneho nige bavuga kugira ngo bakunde mbasubize bo baze bumve ko nabahaye time yanjye. We mutazanamenyera pe ariko mureke mbabaze banyarwa ubu koko. Njyewe mureke nanababwira njyewe niyo ngiye kuvuga niyo mvuze ku muntu rimwe kabiri gatatu mba mbona n'indi shuro ya gatatu yamenyera. Bundi ngiye mvuga keretse nabuze content ariko hano kuva ku wa mbere jihad aturavuga jihad ngo jihad y'umutinganyi. Noneho nkareba nkavuga ariko muri utu tuntu naba naratinganye nande ku buryo ahobora abishingiraho. Ariko simbaza mu by'ukuri aba bana babuze content byibura koko ariko ntari bamwe nimwite antiribu ko tuzahahurira ko burya nanjye nzi gutukana hari igihe nzabyuka. Ngenda babwiza ukuri pe ntimutegereze yuko umuntu ngewe utazanuka nzamutuka kuko bamwe simba nanabazi n'ababeshye umuntu tunaziranye nta n'ugashobora kumva ko yanditse kubera yuko nta mutima mba namweretse kuko simba nanamubwiye nabi. Urumva ariko ugasanga umuntu ntagakuzi ibimeze gute. Ntaribi ngewe nzabisubiriza pe cyane ariko cyane ndetse
cyane rwose naho kumva ngo bajye bashyiramo imiyaga oya nanjye rega ndavuga ariko mwabantu ubwo mugira ngo jyewe ndi miseke igoroye njyewe muzi ukuntu mvuga ariko burya nagutuka we ku giti cyawe nabwo ukavuga ibiri muri iyi mihanda waje mu mihanda umva hakagira n'ikikuvugwaho nakuvuga ubwo se kuza mu mihanda negare kukuvuga uwo mwanya ariko hari ibintu nyine byawe biri hanze nabivuga nkirinda kuvuga umugabo wawe umugore wawe cyangwa umuntu umwe wo muri famiye zawe cyangwa bose twavuga wowe kuko ababyeyi bawe ntabwo wabazanye muri iyi mihanda na famiye zawe ni wowe nakwataka nabwo erega mureke mbabwiza ukuri twese turavuga mw'abantu mwe turasutana dushyirana ku karo ariko umuntu nzinjira mu buzima bwa famiye azampamagara nkiyana cyangwa ajye kundeka kuko uwo mwanya ntawe mfite ntabwo ariyo kontenti yanjye ariko jyewe kuvuga abantu bizanye muri iyi mihanda nkasutura ibyo ntimubitegereze ngo nzabyihorera oya ntibishoboka ngomba kuzibagezaho nkabagezaho ukuntu abakobwa bari gutwara abagabo b'abandi muri iyi mihanda ariko umugabo batwaye sinzamuvuga azaguma mu kebo kubera yuko ntimumuzi n'umuntu mutazi nibaza impamvu nanamuvuga ariko kubera iki nabwo kandi kuba umuntu azwi ntabwo ari egare kumuvuga mba ngomba kuvuga ibintu biri kumuvugwaho kandi nkabivuga nkawe ntimutegereze yuko rwose ngo noneho ngo bavuze ngo ntakongera kuvuga abantu ngo gwiki keretse niba nta bintu biri kukuvugwaho ariko niba nta bihari bije naba nkushaka hiki ariko sha nzabubakoza mpaka aho umuntu rero kuza ngo wowe noneho wumve kontenti bafite nta kontenti bafite mwabana mwe mwashatse kontenti mukareka kwirwa mwanduranya muri iyi mihanda mwashatse kontenti ko abanyarwanda bazabakurikira bakabura ariko tukajihadi mama mureke mbabwire mwari bwabone ngiye postinga n'ifoto ya mama wanjye ntabwo nshobora ejo njya kubona mbone mwamwikoreje amashashi sinshobora ndetse mbibwira yuko ntamufite ariko kuko ndabazi umuntu aricara akavuga ngo mama wacuruza agataro atari nako bimeze mu by'ukuri kandi kabone mw'abantu iyo yaba agacuruza yaba dutunze ariko mbabaze wowe ngunguje oya rwose noneho rero muri kunsetsa ngo none se jihadi nkora ibiganiro byinshi mwarabibonye mwese hano n'utabibona genda birebe ananshyigikira nta munsi n'umwe urwego rurampamagara ngo iki kiganiro cyawe gikureho cyangwa se hindura umunsi rero bampamagaye hari ikiganiro cyanjye gihari nzagenda mpindure cyangwa ntisobanureho turumvikana naho rero ngo muri iyi mihanda mwigize ba miseke igoroye mwese ariko jyewe abantu bose muje muri iyi mihanda ngo ariko abantu baha ngo mwagiye mubigenza gutya nkashaka nkaheba nimba namwe mubikora ko mwigize ba miseke igoroye ubundi abanyabyaha muri iyi mihanda ni jihadi n'abandi bonyine bahari nitwe twenyine dukora ibiganiro bigize amakosa cyangwa ibyaha ikindi nta muntu udakosa ni gute umuntu mwumva ngo bamufunze mukumva yuko mugomba kumukura muri sosiyete murasetsa ariko ubundi mbabazi ni gute mwicara noneho uko abantu rero bose hano bafashe amamayike cyangwa no kuri YouTube ijya numva ngo mwabantu mwe kandi yagera hirya akabica bigacika hariho abantu rero muzi ngo ntibavuga ari bo njajwa akenshi nabo bazana amakuru uri kumva nk'ubu njyewe jihad nta munsi n'umwe muzambona ngo ndi kwirukanka inyuma y'abahanzi nta mwanya mfite ntawo nifite aha kase nkamukata inyuma jamais nabona umwanya wo gutara amakuru y'abashu nta muhanzi n'umwe njyewe ab'umuhanzi agira ate nagira ibimuvugwa muri iyi mihanda nzabivuga abe gitifu dufite ba gitifu benshi muri kino gihugu ariko iyo atabonye gitifu wasambanyije umwana w'umukobwa ngo akanamukuramo inda ngo akahita muri toilette nzaza mbivuge ni umuhanzi nakora ibidashoboye ibigize nzaza mbivuge nasohora indirimbo nziza nzaza mbivuge nazana ibintu muri iyi mihanda tukabibona nzaza mbivuge ariko n'abafite nyina n'abafite se n'abafite umugore cyangwa afite abavandimwe cyangwa afite n'uwo bashakanye ntabwo nzaba muzi nzaba nzi uwo nguwo nyine uri mu mihanda urumva rero akenshi muraza mukiremereza ahangaha umuntu mukaza mukamwihererana mukamuta nk'ubu mureke mbabazi ibitutsi njyewe nuko muri iyi mihanda ni byinshi nta muntu ushobora kuza kwibazaho ngo yantutse ntari ariko nanjye aho nzagucira iki urwaho shawe nzakwitukira niyo minatukanaga ntabwo ndagafuka ivugwa rimwe shushu kwa kundi babatuka ngo Yesu we ngo mana ngo wakwicecekeye ngo ukamwihorera njyewe se ndakwihorera no sibere rya Bikira Mariya
oya pe oya rwose oya babwire cyo ndakibibwiriye ko nta nawe uratangiye nka ya video nabonye ngo naravuze ngo bivuge umva reka nyiplaying wumva ngo naravuze ngo bivuge reka nyiplaying ariko mana njye umva djihad reka nyiplaying ngo babwire oya njyewe nukuri umva nukuri kandi je simbabeshye pe nukuri kw'Imana njyewe hano baranduka kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru ariko nanjye aho nzabyukira ego yes ego inyego ko yanze gupinga waretse uyu muntu witwa ngo nimba ari umusore w'Imana akaba abasore b'Imana umusore w'Imana uza mu matiku yanjye we abajya sawa umusore w'Imana vuga pe vuga abantu b'Imana kujya mu banyabyaha ngo tubigishe ubuntu bwayo njyewe umva nkubwire njye ntuzaze kunyigisha wa muhungu we mbahabari urumva ikintu gitumye nzamuka numvisha ukuntu ndimo bivuga numva warangiye gufata sayidi kabisa nk'umuntu wambaye umutaka ugomba kwirwanira nambaye udushanga nambara n'inkweto za snakers kugira ngo nzaze mpangane nabo ngaho nyine ntega amatwi wumve urumva ibintu birimo biba yego social media ntizikoreshwa mu Rwanda gusa zikoreshwa mu isi yose kandi mu gihugu cyayo kirihariye gifite ukuntu izi warfare zo kuri social media ziharwanirwa intambara zo kuri social media ariko igisigaye hasigara duhanganye nuko izo ntambara zitava kuri social media ngo zinjire mu buzima busanzwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba jihad hari ibintu byinshi yavuze hano kuri social media ntaze gutinya kujya muri quartier ya Nyabugogo yikandagira kubera ko yavuze bitero kandi bitera ari uwa Nyabugogo niyo mpamvu hagomba kuba hari akaboko k'urwego rureberera sosiyete abaturage baba bihitiyemo ariyo leta niyo mpamvu ubona bakomakoma kuko hari igihe umujinya wava hano kuri social media ukinjira muri sosiyete zisanzwe ugasanga ni urugero ukomerekeje bitera ahise ashyiraho amabanda ati mumpigire ukumva twumvisha umuntu ngo yapfuye bazajya kureba ugasanga yazize ko ari amagambo yamubwiye kuri social media nibaze nti wowe ntabwo ubona ko ari byiza ko twagira social media zitekanye donc tukavuga ibyabaye niba umuntu yasindiye mu kabari ibyo bikavugwa niba umuntu ariwe wisohoreye ifoto y'ubwambure ikagira ariko noneho ibintu byo kurenga uwo murongo ngo tukinjira mu mafamiye tugatukana ku babyeyi tugategana iminsi tugashinjanya ibyaha tukavuga amagambo akomeretse kuko buriya igituma umuntu yangirika ni ukumwaka ubumuntu ahagaze nk'ubu icyakomerekeje bitero ni uburyo uwumurusha amagambo yaje akamutuka igitutsi nyandagazi ngiye muri personeroma nta nubwo nabasha no mu buryo busanzwe sinabasha kukivuga mu kanwa ndi mu ruhame rw'abantu ariko hari undi muntu none se wowe ko wabonye bataramututse baramututse mama we nyine icyo banza wumve oya magambo make nose biriya bintu ntago biri mu byaha nyine ntega amatwi jihad baramututse ndetse biteye n'isoni biteye n'umujinya noneho habaho na space ndamubwira intibitero rero ubu ngubu wowe urugero rwiza rugiye kutwereka ko uriya musore ari ntakorwaho arinzwe n'umutaka cyangwa akorwaho noneho niba leta idukangurira ko uwugize ikibazo ayitabaza nyaruka ukurikiza ibisabwa ubikore noneho turebe ko adakorwaho ubwo n'aba adakorwaho turaza kumenya ko natwe hari abantu bagomba kwirwanira hariho n'abandi baba bagomba kurwanira umva munega amatwi Gasuku wagira ngo yiterwa urushinge rwa tiribu nimubona ribi muhamagaye kuri iki kintu cya bitero ngaho nicaye musangaye ngewe icyo ngenderaho sina ngombwa arumva bite si ngombwa ngo imuhamagare cyangwa ntimuhamagare ahubwo muhamagara muzicare mwiyunge erega mwabantu mwe natwe tuba turi ku rushyari oya ikivuze ni ikindi jihad karame
ntabwo nteganya kwiyunga na Gasuku ngaho nyumva iki kintu rero se jiha ubundi ko Karanga. hiyunga baganiriye ntabwo hiyunga bahujwe ntabwo bishoboka ubu njyewe naza nkaguhigira kukwica cyangwa nkakwandagaza wowe ukampemba ko uza kunshaka ngo twiyunge mana we ngo nshake ngo twiyunge rero se jiha ari njye ugukomerekeje njye nawe ninde uba ufite inshingano zo gushaka undi ngo yewe twiyunge rero nimba ibintu byo gukomereka bitajya bimbaho kuko njyewe iyo ntutse oya buriya bikubaho ahubwo buriya bikubaho ndetse na cyane ahubwo biba byarabaye byinshi bikaguhindura umujihadiste none turumva nyine bitarampinduye bigatuma umutima wawe ubibuye narakomeye kuko nanjye ubu nambaye nashyize udushanga njyewe narakomeye naza gusubizanya n'umuntu hano ariko ubu naguze udushanga mu biryogo we atasiyo udushanga ngiye kujya ntukubitamo nkubitemo sinayikaza ubundi nze mpangane namwe ahubwo ndibaza umva jya ku kinaro ese ubwo ntiwaniganye n'inkari bite ndaje mu ijambo ubu yereka mvuge kugira ngo ukivugire rimwe kuko nanjye ndashaka kukivugaho sibyo reka umusore abantu umusore w'Imana ariko wazishyizeho amazina bite reka njye nkivuge umusore w'Imana umeze ijambo ryawe yego ni ukuvuga ngo jiha ubundi iyo barimo batwigisha muri sosiyete ntabwo baba bigishiriza umuntu umwe ngo undi abe ntakoreka ni ukuvuga niba tugiye kuvuga aba social media ibintu bameze gutya jihad arimo bitera arimo Gasuku arimo uwo ari we wese niba rero niba hari umurongo rero cyangwa ibwiriza rivuga ngo niba ubangamiwe n'uyu akagukorera ibitagize icyaha gana urwego rubifite mu nshingano umurege akagukorera ibitagize icyaha akawukorera ibigize icyaha akagukorera ibigize icyaha gana urwego rubifite mu bubasha utangeyo ikirego nicyo twasabaga rero bitero niba yabangamiwe ntaze ngo nabe abe indwanyi cyangwa yirwanye nawe nagane rwa rwego noneho rwa rwego nirutamufasha azagaruke hano atubwire ati inama mwangiriye se ko ntafashijwe ubu dukora iki noneho ijwi ryari ry'umuntu umwe ryo gusigara ari ry'umuntu umwe noneho twese tuvuge tuze tumushyigikire tuvuge duti ariko mutubwize ukuri kugira ngo umuntu abe ntakumirwa bisaba iki kuko urumva nsanze nanjye uriya musore atari uriya muhungu cyangwa uriya mugabo ari ntakumirwa nanjye nakwifuza kuba ntakumirwa kuko hari ukuntu erega buriya kuba ntakumirwa biraryoha muzitegereze ukuntu nka ya modoka itwara amafaranga cyangwa ambilanse iyo iri muri irambutiyaje akavuyo kavutse jya ujya uyibona ikubita itara ukuntu ziva mu nzira igakomeza none se wowe buriya ntabwo ujya wifuza gutwara imodoka yawe kuriya ubona biba bitaryoshye noneho rero niba bitero yarateye intambwe ya mbere isabwa n'amategeko akuzuza ibisabwa akajyayo agatanga ikirego ntabwo iminsi irashira ntituragira gute reka two kubica intege noneho turebe ngo bitero yarafashijwe ntiyafashijwe n'aba ataranafashijwe nabwo ntitujya tuvuga si ibintu bakaza bakadusobanurira ubwo urwo rwego ruzatubwira mu nyungu za sosiyete za rubanda mu rwego rwo kumira ko habaho abakaritere benshi cyangwa abantu bihorera cyangwa bitero nawe agenda agategura ibitero bye ruze rutubwire ngo impamvu iki kitabaye byagenze gutya tucyumva ariko ubu nabasaba ngo two kuvuma iritararenga ngere sindi bujye no mu ruhande rwawe ngo bitero ngo najye kwiyunga wiyunga n'umuntu kubera ko umuntu yateye intambwe akabigiramo uruhare none zubu twakwiyunga gute jiha niba ari wowe wankubise ibuye ukancino ukaba ugambiriye no kunca andi mano 7 ni ukuvuga ngo kuza kwiyunga kwanjye nawe ni uguca bugufi kugira ngo nirengere mbeho kabiri nicyo ushatse kuvuga urimo urasaba bitero ngo najye gupfukama kugira ngo batazamuha utundi tuntu tubi kuko bari bamubwiye ngo baramuha utundi tumanyera siko yavuze mureke mbabwire yewe Gasuku yari aravuga ngo jihadi ngo ameze nka Cyuma Hasani nareba nkavuga ntukabyarana Cyuma Hasani ni umunyarwanda none kubera iki ari kunjiranya na Cyuma Hasani
biri kuvayo ndakarenga hashize umwanya ngo jihad ngo ni ikinyogote nakwibuka yuko gutyo mbabwiza ukuri nuko nguko yambwiye yantutse nakwireba nkasanga sindi ikinyogote noneho nakwibuka yuko hari umuntu witwa Jean Paul wahaniwe yuko yatutse umuntu ngo ni agakoko akongera akamugereranya na Michael Jackson akabibazwa ndavuga se yongeyeho akantu kabi ngo namurye ibyo byose nabyumvise nkunda ko mukurikira urumva rero none se jihad niba atari ibanga ubikorewe wateye intambwe nk'iyo bitero ejo yakoze yewe jihad ubwo se hagati yawe n'urwego rutureberera ninde munyamakosa wakwitonze wa muvandimwe we buriya umwana uturanye n'ikiliziya n'umusigiti umva yewe mwa umva nko